Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje, amahoro y'Imana nagumye abane namwe, ndabasuhuje abaherereye hirya no hino, nshuti bakunzi bwoko bw'Imana, bakunzi b'umusaraba wa Kristo, Imana igumye ibishimire kandi banezererwe, aho muherereye hirya no hino, abari muri Afurika, abaherereye muri Amerika, abaherereye muri Aziya, Europe, Australia, impande n'impande ndabasuhuje, Imana igumye ibe mu ruhande rwanyu. Muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastasi, muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Ubwoko bw'Imana, itsinda ubwoko bw'Imana, tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko mbere ubwoko bw'Imana, God's people, abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko ukuri kw'inzira ijya mu bwami bw'Imana. N'ubundi ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa, duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Yego, Bibiliya nayo ibivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3, umurongo wa 1 kugera ku wa 2, aravuga ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Yego, ubutumwa bwiza bwa Matayo bubivugaho ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21, haravuga ngo nimukibikira ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko hari abibeshya bakatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, God's people, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Bibiliya nabo hari icyo irimo kubavugaho. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16, aramubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. N'ubutumwa bwiza bwa Matayo urabivuga ibice 7 ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 17, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Yego, na Pawulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 5, aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. No rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19, yarabandikira ababwira ati hari benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero turebye ku byo ijambo ritubwiye haruguru, rero niyo mpamvu ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe ukanatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe, hatabaye gushidikanya, icyo kintu niyo Mana yawe. Niyo waba uri ahandi, niyo waba urimo gukora ibindi, agatima gakubita hahandi. Yego, rero n'ubundi iki ni ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego, tugiye kurebera hamwe ibyaranze cyangwa amateka yaranze kuri uyu munsi, ariko turaza turebe n'ubundi ese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka. Tugiye kurebera hamwe rero aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo. Yego, tugiye kureba amateka yaranze iyi tariki ya 10 z'ukwezi kwa 11. Yego, iyi tariki rero niyo Martin Luther yavutseho. Kuri iyi tariki n'ubundi yo kuwa 10 z'ukwa 11 mu mwaka w'1483, Martin Luther yabayeho mu kinyejana cya 15, apfira mu kinyejana cya 16 mu mwaka w'1546. Martin Luther intego cyangwa misiyo y'ubuzima bwe ku mubumbe w'isi yari agenewe imyaka 63 gusa. Theology ya Martin Luther yari ishingiye kuri Bibiliya, ntabwo yari ishingiye kuri dogma cyangwa undi muntu uwo ari we wese. Avuga ku ibaruwa
ya Pawulo yandikiye Abaroma avuga ko agakiza gatangwa ku buntu bw'Imana atari ku bw'imirimo, yego, cyangwa ibikorwa. Iyi teoloji yemejwe n'abantu benshi bava mu nyigisho z'ubupapa bwa Roma, yego, cyangwa z'ubuyobozi bwa Roma, cyangwa iyo hano uvuze ubupapa cyangwa bwa Roma uba ushatse no kuvuga yego katolike muri rusange. Yego, rero tugiye kurebera hamwe nyirizina, kuko muri aya mateka twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya, icyo kuvuga kuri aya mateka dusomye hejuru, kuri iyi tariki y'uyu Martin Luther yavutseho n'ibyo yabayemo muri iyi misiyo ye yahawe mu buzima bwo kuba ku isi. Yego, niyo mpamvu tugaruke gatoya, niyo mpamvu ubuzima umuntu abaho mu isi hari icyo yagenewe, hari n'icyo agomba kuza gukora muri iyi si. Rero misiyo ye cyangwa intego y'ubuzima bwe kuri iyi si turaza kubibonamo hano nyirizina igikubiyemo n'ikiganzaga, n'andi mateka ye tuzagenda tubona ku gihe cy'uko kigenda kiza. Yego, n'ubundi tugiye kureba kuri iki ngiki teoloji ya Martin Luther yari ishingiye kuri Bibiliya, avuga ku ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma, avuga agakiza ko agakiza gatangwa ku buntu bw'Imana atari mu bikorwa. Ese Bibiliya ibi ngibi bivugaho iki? Kuri kwa Bibiliya ni ukuye? Nagira ngo mbabwire kuri Martin Luther, uyu nguyu yari umupadiri ariko nyirizina yaje kwisomera Bibiliya, cyangwa icyo Imana yavuze mu nyandiko zari ziri muri Bibiliya. Akimara kuzisoma asanga bari baramwigishije cyangwa bamusobanuriraga Bibiliya, asanga baramubeshye. Hanyuma yo gusanga baramubeshye, yakoze icyo agomba gukora, akora icy'ukuri, yanga kugendera mu kinyoma. Niho uraza gusanga hari teoloji nyine nyirizina yagenderagaho, icyo yashingiraga, tubonye ko yashingiraga kuri Bibiliya. Yego, tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya. Mbese kuri iyi baruwa yavuzeho Pawulo yandikiye Abaroma, kandi nawe akaba yarashingiraga kuri Bibiliya. Ikindi icyo yavuze cyangwa ibyo yari arimo, izi nyigisho yari arimo, teoloji ye yemejwe n'abantu benshi bava mu nyigisho z'ubupapa bwa Roma. Aha ngaha rero tugiye kureba Bibiliya ukuntu irimo gushimangira uburyo ki umuntu abona agakiza bidaturuka ku mirimo, ahubwo bituruka ku buntu bw'Imana. Ni ubuntu bw'Imana bitari buve ku mirimo. Yego, kuko ibi ngibi we yarabonye cyangwa yari yisomeye, yasanze byari binyuranye n'icyo we bari baramwigishije cyangwa bamumenyesheje, ahita ava mu kinyoma ahubwo agendera mu kuri. None wowe kugira ngo uze kugendera mu kuri, uraza kukuvana hehe? Urabimenyera hehe? Nawe ku ruhande rwe, uyu watubanjirije ndanamushimira cyane, kuko yamenye yuko ari mu kubeshywa, ashaka buryo ki yava muri icyo kinyoma bamubeshya. Ese wowe iyo umenya ukuri ukamenya n'iyo ko bari bakubeshye, uva aho ngaho cyangwa witandukanya n'iryo tsinda ryakubeshye? Ese nimba uhaguma uba uri mukuri? Ariko ijambo ryo riravuga ngo witandukanye n'uwo nguwo ukuyobya cyangwa urimo gukora ibidakwiriye kandi icyiza yari akizi. Rero tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, aho Martin Luther yashingiraga ashimangira yuko agakiza gatangirwa ubuntu atari iby'imirimo. Turebe n'icyo Bibiliya ivugaho. Ese we yari ari mukuri? Ibyo turabyemezwa na Bibiliya kuri Relative 1, cyangwa nanjye nyirizina Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana. Turebe mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 11 umurongo wa mbere kugera ku wa 6, haravuga ngo nuko ndabaza nti mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisiraheli wo mu rubyaro rwa Aburahamu, wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo, yamenye kera. Nimuzi ibyo byanditswe bivuga kuri Eliya. Yego, uburyo yivovoteye Abisiraheli abarega ku Mana ati
mwami, bishe abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamushubije iki? Yaramushubije iti, nisigarije abana 7,000 batarapfukamira Bali. Nuko rero uko niko bikimeze no mu gihe niko bikimeze muri iki gihe. Hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe ku bw'ubuntu, ariko ubwo bibaye ku bw'ubuntu ntibikiri ku bw'imirimo, kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Izi nizo nazo nyigisho Pawulo cyangwa teoloji ye yagenderagaho cyangwa yashimangiraga. Yego, ahangaha bikweretse yuko abantu dukizwa ku bw'ubuntu bitari ku bw'iki, ku bw'imirimo. Kuko hano ku murongo wa 6 yavuze ngo ariko ubwo bibaye ku bw'ubuntu ntibikiri ku bw'imirimo. Yego, kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Bishatse kuvuga ngo kora gutya nibwo uraza kubona iki ngiki. Ku Mana icyo si cyo kiguhesha agakiza, kuko bimeze gutyo byaba ari nko kugura cyangwa kikaba igihembo. Si byaba ari ubuntu, cyaba ari igihembo. Yego, turebe n'umubare mu bice 5 umurongo wa 15 naho haravuga ngo ariko impano y'ubuntu bw'Imana nigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo icyo gicumuro kimwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Yego, n'Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 16 haravuga ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Yego, murakoze cyane. Mwumvishe iki jambo ribivugaho ku bw'inyigisho cyangwa teoloji ya Martin Luther yigishaga cyangwa yagenderagaho cyangwa yashingiragaho. Yego, rero n'ubundi aya mateka twumvishe twayatangarijwe n'urubuga rwitwa miseprotestant.org. Ego, murakoze cyane, turabashimiye. Rero udukurikiye ku cyo Bibiliya irimo kuvuga, hari ibyo wigisha hirya no hino abantu ukavuga yuko bazakizwa n'ibi cyangwa bazabona ijuru ku bw'ibi ngibi. Witonde utaza gusanga arimo kwigisha ibinyoma, cyangwa nawe aho urimo kwigira reba nimba icyo urimo kwiga ari cyo Bibiliya irimo kuvuga. Yego, rero turagusaba kugira ngo ubutumwa wumva kuri iyi channel ya Irera TV1 wibwihererana ugeze hirya no hino ku bantu bagiye batandukanye, kugira ngo ukuri utangiye gusobanukirwa no kumenya, cyangwa nawe inyunganizi waba ufite bigeze no ku bandi byuzuye nk'uko biri. Yego, biturutse ku ijambo ry'Imana, biheshejwe n'Imana. Yego, twe kugira gute kwigisha ku binyoma bimaze igihe kirekire. Ikinyoma uraza kukibwirwa n'iki? Ni ukuraza gusanga kitarimo kugaragara mu byo Imana yatangaje muri Bibiliya. Yego, rero ndabashimiye cyane. N'ubundi mwari kumwe n'ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ndetse ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo mu gihe atari yaza ubwoko bw'Imana God's people babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Intego yacu ubwoko bw'Imana ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Rero ubwoko bw'Imana God's people duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, kuri buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Ndabashimiye cyane, nahejo n'ubundi tuzasubira ku kiganiro cya tumenye amateka mu iyobokamana. Yego, murakoze. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bibane namwe mubiheshejwe n'Imana cyangwa no kumenya Imana ndetse na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.